hari ukuntu telefone yawe iba ishyiramo umuriro cyane pe, kandi bitari uko ari ikiwani ifite batiri y'ikiwani, ahubwo ari uburyo isetinzemo. Muri iyi video ngiye kukwereka settings cyangwa se ibintu bitanu ugiye gukora muri telefone yawe uhita utandukana n'icyo kibazo. Mbere yuko dutangira video, making sure ko wakoze subscribe, niba utarayikora uyikore, liking iyi video, ikibazo ufite wandike muri comment, kandi wibuke gusharinga iyi video inshuti yawe. Natinze mu magambo rero, reka ntangire mbereka ibyo bintu bitanu by'ibanze ugomba guhita ukora kano kanya, maze telefone yawe igahita itandukana n'icyo kibazo cyo gushiramo umuriro vuba. Ngiye mugiye kubana muri iyi video ni Mr Teacher again. Niba utarakora subscribe nyaboneka yikore kugira ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, kuko ni ingenzi niba ufite telefone. Kadutangire natinze mu magambo. Uri hano muri settings telefone, gutya hano numara kuzamo uragikandaho, numara kwikandaho uraza hano muri settings usacingemo ijambo adaptive. Aka ni akantu ka mbere ngiye kuba nabereka, adaptive gutya. Ngewe mbikoze ndi guca muri setting search kugira ntaza kwirirwa nyina mu zindi nzira bikabagora. Iyo ukanze adaptive search haza aya magambo, wowe icyo urakora urahita uza kuri iri rya haruguru gutya, adaptive brightness. Guys, iyi settings urahita uzuyifungure gutya. Numara kuyifungura urahita wagera ahantu hameze gutya. Icyo urakora ni kintu ugera hano hantu rero urahita uzufungure kano ga setting kano. Akangaka akamaro kako rero ni ukongeza cyangwa se iyi brightness nyine cyangwa se light yo hejuru gutya. Phone yawe iyo igeze kuri level umuriro ushizemo bita byigabanya, urumuri rwo hejuru rwigabanya biri automatically byikoze, cyangwa se rukiyongeza bitewe, mbese ni telefone byikora. Guys, fungure kano ga setting ni ingenzi akangaka. Numara ko wagafungura rero ngiye guhita nkwereka kandi kantu ka kabiri uzahita ufungura. Garuka muri setting search hano hejuru wandikemo ijambo battery save. Ngiye nyifite hano hejuru hano gutya, ariko niba utayifite uraba waza uhite uyisearchinga hano battery save. Battery save ngira ngo wayibonye ngiyi ngaka ga setting urahita ubona. Urahita uza gutya ugakirikeho, numara kuba wagakirikaho urahita uza kanda hano turn on now, hano turn on now. Guys, ikintu bita biba rero battery save urabyumva nyine isevinga umuriro cyangwa se ituma battery idashiramo umuriro vuba. Kano ga setting nkweretse katugende nkwerekana akantu ka gatatu. Guys, urebe iyi video kugeza ku musozo kuko bino bintu ni ingenzi kandi byose birakorana. Katuye ku ga setting ka gatatu, garuka hano muri setting byose niho biri kubera. Numara ko waza muraza hano handitse apps cyangwa se apps and notification hano gutya. Hari ababa bafite phone zanditseho app gusa, urahita ugakandaho. Numara kuba wagakandaho uraza hano handitse advanced cyangwa se show more hano. Kandi urahita uza hano handitse app information hano hejuru gutya uhakande. Numara kuhakanda bahita baguha liste y'ama app yose, application zose ufite muri telefone yawe, zaba izo download cyangwa se izo izazanwe na telefone. Icyo uraza ni kiri uraza kuri application, by'umwihariko rebamo application zikoresha megabyte cyangwa se ukoresha kuri internet. Urahita uza hano kuri jepfa mfata urugero kuri Chrome. Numara ko waza muri application yinjiyemo, vayo hano handitse mobile data and wifi cyangwa se wifi hano gutya uhakande. Numara ko hakanda vayo kano ga setting wowe urasanga kameze gutya, vayo hita ugafunga gutya. Icyo bita rero aka ga setting background data ni igihe telefone yikoresha nyine ikabiri guprocessinga yikoresha, iguha ama notification utazi, n'igihe wowe waba utari kuyikoresha application cyangwa se udafite megabyte yoyo ibiri kuyikoresha. Nuhagera urasanga kano kantu kari open gutya gafunguye. Icyo urakora urahita ugafunga gutya. Numara kugafunga uze kuri application zose ukoresha megabyte za wenda ka urugero kamfate ni Facebook, nze gutya mobile data and wifi kuri kari open. Icyo ukora uhita ugafunga gutya. Bityo iyo application zikoresha kabone niyo telefone waba wayijimije iri mu mufuka, urumva telefone birimo gukora battery birimo iraryo umuriro. Icyo ukora ni ikiva ufunge kano ga setting background data ka application ziba zikoresha n'igihe utaburi kuzikoresha gutya. By'umwihariko izo ukoresha megabyte va ufunge tuno do setting tuno gutya, kaba kari open wowe urajya ukanda turn off. Guys, niba iyi video
kugeza ubu ngubu turi kujyana, mega sure neza ko wakoze subscribe. Icyo kintu cy'ingenzi kujya ujya ubona zino video zacu za buri munsi. Guys, kamwereka ga setting rero ka kane k'ingenzi gahagarariye utu twose. Guys, aka ga setting ngiye kukwereka birasaba kuguma online nyine ugume ureba iyi video. Niko ga setting k'ingenzi gahagarariye utu twose. Uraza hano muri system, ku muntu udafite system uze hano handitse advanced cyangwa se more, harabo haba handitse more, urahita wakana nyine hano tubona ibintu byose biri muri system. Uze hano handitse developer option hano hasi gutya, numara ko wahaza umuntu udafite developer option, ku muntu udafite developer option nanyandikire muri comment bitemuhereza mitemuhereza video y'uburyo yahita afungura ira developer option. Ndabizi ni ikibazo hari abantu benshi bagifite, nteganya kuzagikora video, ikibazo cyo kuba badafite developer option. Kandi developer option ni nk'ubwonko bwa telefone, irimo ibintu byinshi byibanze ukwiye kuba wafungura ibindi ukabifunga. Guys, rero natinze uraza hano kuri ka setting ka kane ngiye kukwereka, hano handitse don't keep activity, ahangankizaga fresh. Wowe icyo urasanga ni iki rero? Urasanga hari turn off. Icyo urakora ni iki rero? Urahita ugataninga on gutya, urahita ugafungura. Guys, aka kantu niba ni akantu k'ibanze k'ingenzi ugomba gukora, ni nako gagarura utu tuntu twose. Guys, nyaboneka iyi video uyisharinga inshuti, ndabizi ko ikibazo cyo kuba telefone zishyiramo umuriro vuba tugihuje turi abantu benshi. Utu setting tuno numara ko wadufungura, ikintu cya gatanu ngiye kuba nakubwira ntari buvuge, niba umaze gufungura tuno du settings, indi nama ya gatanu y'inyongera, ibintu nabasezeranyije bikaba birarangiye. Guys, nyaboneka ni mu gihe uri charging telefone yawe, making sure neza ko itaruzura 100. Telefone nigera kuri 90 hita uyikura kuri charge, kuko ibyo bintu byangiza battery ya telefone. Ikindi, umuntu uraza telefone kuri charge kuzura ikageraho, mbese ikuzura nko mu ijoro hagati ikagumaho, ibyo ni ikibazo byica battery. Akandi kantu gakomeye muri ikintu cya gatanu, mu gihe telefone yawe ubona ishizemo umuriro yanditse battery low, harabo yandikira kuri 15, harabo yandikira kuri 20, nibuze wowe ushaka kurinda battery yawe kugira irambe, nibuze ushaka kuyirinda telefone yawe mu gihe ikweretse ko igeze kuri 20 uri kuyikoresha, hita uhagarika kuyikoresha uyicharging. Akandi kantu nako gakomeye muri ikintu cya gatanu, rekera gukoreshereza telefone ku muriro. Ibyo bintu byangiza telefone, ugasanga battery yari kuzamara nk'imyaka nk'icumi, ugasanga imaze nk'imyaka 3 itangiye kukwereka ibimenyetso bidasanzwe, ikatangira no kuba yagutera umujinya wibaza icyo waguriye iyo telefone. Guys, nyaboneka niba video hari kikumariye, liking, wibuke gukora subscribe, ni icyo kintu cya mbere cy'ingenzi kujya ujya ubona more video dukora zifasha cyase zigisha telefone birambuye. Nyaboneka liking video, kora subscribe, sharing inshuti yawe muje ikibazo nk'iki, ibyo bintu biraba ari ingenzi cyane. Thanks for watching my video, murakoze cyane aho utamuze indi video. Ciao ciao.